nishimiye Nari neza nta kibazo. Wowe meze neza nta kibazo. meze nk'umuntu ubyutse ariko. Oya, nuko nari ndi hano mu nzu njyenyine nyine. Ariko ntabwo nari ndyamye. Nyine de wirengagije cyagiye duhure tugatukana kandi urabizi ko nagusabye imbabazi. Ikintu cyari kinzanye nagira ngo nsabire imbabazi Kagoyire. Nyine hari umuhungu twakundanaga ariko ntazi ko ateretana Kagoyire. Noneho nyine Kagoyire aza kubimenya ko twese arandakarira aranuka. Nyine dinye nagira ngo unsabire imbabazi Kagoyire. Nicyo cyari kinzanye. Usaba imbabazi Kagoyire? Ese mwapfuye ibiki ku buryo utabasha kwigererayo hano? Ni umuhungu wakundanaga na Kagoyire amutereta nyine. Nanjye duteretana ariko nyine nabizi ntabwo yari yarambwije ukuri. Rero Kagoyire aza kudusangana ntabwo nari nzi nimba bakundana arandakarira turatukana. Nagira nyine ibyo nimubwiriye ko ntari nzi ko bakundana nanjye nyine ibyo ntabwo byumvikana ariko nyine si ko se riri mu ngaho ryatumye gusaba imbabazi Kagoyire nizi nuko umuhungu mwese yabateretaga. Niko nyine we yabivuze nyine ko namutwariye umugabo tu. Niko Sedi hariya hantu watangiye ejo wabonye bimeze bite? Haratangiye ejo rero cyane sawa n'aba turi kuhajyana ubu kera kuzo kirebera ko twamaze gukorotira igice kimwe dukomeze gukorotira n'ibindi bose kubyo twakorotira abaziko leta bidusaba n'umugari dusabye korotira batuzazamure hari ahantu hakorotiriye hose. Okay. Nawe mvuga narinze ko uyu munsi ndi buhagere biranyongera ariko nta kibazo. Uyo duhuye nkamenya amakuru nta kibazo n'ubundi ntabwo byamundira ko nagera buri munsi. Ntacyo uzahagere. Reba uko hameze rwose. Okay, bari ibigo byari ukuntu magera. Kuko rutahase birakorohera bimeze bite? Cyane ntabwo byoroshye ko yabizi bavandimwe bari ntabwo baragaruka. Ababyoroshye ariko ko ari akazi bakora. Nta kibazo ko ariko katubeshejeho se. Muri yagarutse byamfasha bitabyoroha. Baravuganye se yasanze umukecuru ameze ati? Haravuganye yasanze umukecuru ntabwo ameze neza ariko ntabwo ari bibi cyane none yakanze kumusiga adafite akabaraga gakomeye. Ariko ubwo nimba ubona binagenda hariya nta kibazo naza buriya icyo umuntu azakora ni ukuzahita dukora ya gahunda cyane rwose. Byiza umuntu akareba ninde wakora ubayo aho wazazira buriya ariko ibyiza ugakora ubayo nicyo kintu mbona cyatanga umusaruro kuko urabizi ambere byatuma baba ari amasaha umuntu ariko indwara nayo utega imodoka udasanga yagize ukarara mu muhanda. Ubwo just urumva no kubyuka n'amavunane ubyuka ku kanya ugera mu rugo uhita ugenda tuvuga tuti ni ukugera uhita ugenda ariko nta kundi cyangombwa ni ukubona byihuta kandi nimba ubona hanagenda bagukorotira bisa n'abyaranye ntibari batangira gusiza kuko rero gukorotira hasigaye igice gitoya bamwe basiza ubundi nicyo cyambere babonye imirimo ikorwana bamwe bagakorotira abandi barimo basiza gusiza se cyane rero bagakorotira abafundi nka babiri cyangwa bangahe kuko umufundi ati mugire gutya buriya n'ubundi turacyari muri periyode yo kwegereza ibikoresho cyane nta kibazo rwose ziragira bikazamuka kandi bakabikorana iyo imirimo ikorerwa na rimwe nta kibazo. Ejo nuhagera uzareba uko bimeze. Okay, nzagerageza ejo mpagere usita uzamubwire nibishoboka azaza hakiri kare. Shanade ntabwo numva ko najya gusaba imbabazi ntabwo nzi amateka yanyu buryo arimo urusembo barambwira sinzi ibintu byanyu ko byatangiye ubu nzasanga Kagoyire mu gikoni mubwira ati Nadia byagenze gutya. Oya
ya amateka umwanga ntago narinjiramo ntisungumba barambwiye nk'uko nagenda nkavuga ngo nje kuganira na Kagoyire ibintu nk'ibyo bivuze ngo urabyanze kuya ibyo bintu nabikora ntabwo nabikora tuzagera ngo ndema n'amateka yanyu ibintu byanyu ntabwo mba mbizi ahubwo waza kumusura hari cyangwa nkamubwira akaza kugusura iwanyu mukabiganiraho mukiyunga mwebwe ubwanyu ariko ntabwo nagera mvuga ngo Nadia ibiki n'iki nta kibazo ubwo nyine uzamuhora urushyaza nsure tubiganire nta kibazo mukaza nyine avugira hejuru atumva n'ikibazo yarakaye byatari yarakaye saza gutyo gusa agahita arakara nta kindi kintu mutigeze muhura Kagoyire sinzi ukuntu ateye nyine azaze mu biganiraho byanyu bikemura umubwire nyine ibyo byari bimwe uzabimubwire ariko ashobora kwita mva ko ari n'ubundi hari ibyo mvugana kandi ntabyo wa mugani kagira ngo wenda tubiri inyuma nawe ubiri inyuma nta kibazo ubwo nzaza kumureba nyine tubivugane cyangwa uzamuha uruhushya ze azabanguke amubwira ariko umukecuru aravuga ati mwana wanjye ko mbona muherutse umukecuru mba ntameze neza ahita ariko n'umwana ahubwo araremba cyane kugira ngo atahava avuga ati ko wenda bajyanye no kazi nta muntu masiga uba nzamye kaduza bikandikira kugira nta kundi mubyeyi nyine nuko uko bigomba kubyemera umubyeyi uzi ko ari we umubyeyi wacu na mama mama cyahore kimenetse by'undi ntabwo yakibonye nibyo nta kibazo gusa ujye ureba abafundi nawe hari umudamu twaje tubiganira ejo bundi tuvuga ibyiza byo kwimukana abafundi n'ibyabo kugira ngo abe abafundi umuntu aba yarimukanye hari igihe bashaka kuvuga ngo bamenyereye akazi ugasanga niba bagiye kwicira abandi akazi ujye ubigisha ubahoze ku murongo turaganira tukajyana inama kandi nanone ntubimenyereze cyane hari igihe bakumenyera ukazashoboka ahubwo batangiye kukuneka igihe cyo kukwiba kikaborohera ugasanga hato na hato bimwe barabijyanye buri mu gitondo ati n'umunota mirongo itatu tukaganira nabo abakoze ibitari tukabanenga nkanabanenga bose oya nibyo kuri murabizi rimwe kabiri aravuga ati rero kuko iyo ubikoze gutyo n'ibihano bitangira kuzaho kandi abazamu nabo ujye ubagira umuzamu kuri yawe nimba ari babiri iyo ushatse urabahinduranya hashira ukwezi ugafata umuyede nawe ukamugira umuzamu kugira ngo batamenyerana kuzasanga ibintu byose nirirwa yikoramo ijyana yirirwa bicaho korotire zifunguye sawa rero ubwo ngubwo ndabona warigiriye ku mitobe wowe aragiye akamoto kamwe gatera imbaraga ubu zo mba nataye mani kuzigabuza matayo yenda hano nkubaze waramutse amakuru meza mata nshaka kumenya imikino murimo mu nkina ko mpora mwaka icyangombwa cy'uriya mwana mukakinyema muri mu yihe mikino bimeze bite ariko se boss byo muso abana kiraranye ariko se nagishyize hera bavuga ko wagiye gusenga niba ari gusenga niba ari kwa muganga nese n'urwaye ubushyira kwemera mwemera mubonye ngazana imiti zana imiti muganga ngaho zana imiti nawe kandi reka nkubwire yahita nguteza atinya aka kanya mva mwishaka umuneza none mwishaka umuhamagaraza urumva umuhamagara igihe kasha uguvuye he vuye uragiye windi nimba mwubwiye ko ndwaye ndarwaye ndavuye kwa muganga zana imiti ese umuntu arwaye yambaye hose ajya kwa muganga wagira ngo kibyuka kigenda se nagihaye Kagoyire ko ngo wari yakimunatse nawe ntese nkimuha rero ngakikumpere ariko iki nsigaye ngira amazinda ko bose yanjye ahubwo se umubwire rero anzanira icyo cyangombwa cyangwa nimba ntabyo akeneye ntabwo nirirwa mbahatiriza Kagoyire mbamubona yabaye amafaranga ubundi Kagoyire cyangwa niba umushuka ukagira ngo ukomeze akora amafaranga ibyo kwiga byihorera urumva ntakanga ko umwana azabona akazi none kuko gukora mu biro koko ko nabikwekeye kucyo utabinzaniye kutabimpaye ukaba ari bubi yambwiye urabona nyine ni wowe ubukata mu nzu niwe ugira utingema nicaye hara ku marembo ndavuga ni rero dore twangombwa genda tumuhereze asanga ejo hazaba heza ukagira intwara mu ivatiri hazaba heza ariko niyo habaye heza harategura wagira ngo zo no kuvuga ngo yakwicara hariya akagenda akajya muri biro ngo ejo hazagera ejo heza ahubwo se ko kuri telefone yanjye ninuza mbamubwiye agahita bizana aka kanya
ubwo nakoze ko nyine araza kugira ariko ubwo noneho hari ikintu ushaka kubwira boss. ariko se agahungu ugarutse hano ku marike kandi bari intu maze hano ni nko mu rugo kuva ryari se umwana wa boss ntawe wigeze kumurikira ngo hano uriya muhungu ni wanjye oya arabona nk'ahantu haba ari inshuti yawe ntawe nta cyazo amafitanye haba ameze nko mu rugo wisanga kandi nta n'imico mibi ngira niwumva kwaza n'uba nta cyazo utabakiriho. bashaka kumbwira Kumbwira nagira ngo nguretse udufaranga dukeya njye gusura mu rugo. Waguhemba se ay'ukwezi kwawe ukaba ari ukoresha hatajemo kuguza. Ubu nyine ubwo urumva ampemba ukatukurisa ko tundi dukeya. Neze bose ushaka ngahe? Umvaga nshaka 25 ku buryo ubwo nkakuguriza 10 na yawe ubwo nkagwa 25. Wabibwiye dinye se? Dinye. Ubu ngubu niwo mbipanga hariya nicaye ndavuga ni herwo buramamagaye bitandukanye kanze kugeza uza kwibura dinye ndambimuvugishaho ayaguye nta kibazo. Okay urakoze boss ubundi reka kubwira. Boss uzanzanira ikize? Mu cyaro. Ukundi ati avuga uzi rwago ubwo uza nubwo n'urwago uzaza rwako se kwaba imyikamire bihari rwose wari wambaye ndamase ariko uzakazana ujye ugasoma kugira ngo ujye wirwunga bya bindi wicaye hari wasinzirira nako wakazana nta kibazo cyangwa wenda uzagenda ntunagaruke senjya mbona hari abagenda nk'amahembe y'imbwa ariko se boss ubona ngiye wa muco nawe ugira ushobora kuba utaranyizera boss ayo ibyo nta kibazo zo kumbura ariko ntuzatinde nimba wumva uzamara igihe uzambwira nshaka kurya rwose reka nkubwira iminsi myinshi no kugenda nkabanza nkajya gusura isambu uko zimeze ibintu biraho na madamu nkamusuza nkamugura agacupa abagabo basaza muri quartier yarabose uzihangane ibyo byose uzabikora ariko ku buryo utazarenza iminsi 2 sibyo subizi ngenda kubaha rwose aho mu boss wanjye rwose twese aho babwira uwo mwana anzanira ibyo byangombwa n'icyo nakubazaga ubwo uza kubura na dinyaga y'amafaranga